Mwuka wera ajya duha amakuru. BBC idatanga, Television Rwanda idatanga. Mwuka wera atanga amakuru. Harayo yampaye 2004 turi gusenga. Mwuka wera arambwira ngo azampa amafaranga. Muzi ko yusenze Imana ijye kubwira ngo izaguha amafaranga. Yarayampaye, ntabwo angana na yanyu. Ndayafite pe. Uwansa kaniyamburana 5, ariko hari ubuzima nabayemo no gukora kuri sanfure ya note 100 ari ikibazo. Yari amafaranga yavuye ku Mana, ari umwuka w'ubwe nzaguha amafaranga. Ntuyahindaye, ntuyanywa inzoga. Amafaranga yavuye ku Mana bafite. None ndi kubona ibimenyetso by'uko ayo yambwiye ndi hafi kuyabona yose. Ngahita nibaza ngo se ninyabona ko ntazayashyira kuri compte bloqué, ko numashaka gukora imishinga kugira ngo nzaha abantu akazi, nzabigenzane. Abantu bagiye gutanga akazi baravuga ngo tuzaha akazi agomba kuba yujuje ibisabwa. Yarizaye amashuri, afite uburambe bunubu ku kazi, ariko ngiye umuntu uzakora mu ruganda rwanjye icyambere agomba kuba yaruzuye umwuka wera. Umuntu udafite umwuka wera ariba, nibisambo bariba. Tugomba gukoresha abantu buzuye umwuka wera. Ushobora kumbaza ngo wamubwirwa n'iki? Abanyamwuka baramenyana. Niba indaya yo muri Kongo imenya indaya yo muri Amerika, ntago umunyamwuka azayoberwa mugenzi we. Ntago bishoboka. Hari imbaraga zikururana, abanyamwuka baramenyana. Reka dusome Zaburi ya 84 umurongo wa 6 n'uwa 8. Zaburi, turasoma Zaburi ya 84 umurongo wa 6 n'uwa 8. Reka dusome. Haravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko. Imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Bagenda bagwiza imbaraga, umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Amen. Some Yesaya 40. Yesaya 40 umurongo wa 29 tugere kuri 31. Yesaya 40 umurongo wa 29 tugere kuri 31. Bibiliya iravuze ngo niyihe intege abarambiwe, kandi utibashije imwongera imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen. Kuba shyitsi cyangwa abo tutaziranye, nitwa Singira nkabo Boniface, ndi umukristo muri ADPR Nyarugenge. Ndi umugabo, mfite umugore n'abana, mfite umukobwa witwa Beni niwe bavugaga. Ndi inshuti y'iri torero, by'umwihariko umushumba waryo, inshuti yanjye cyane. Mvuze ko ari umwarimu wanjye ntago naba mbeshye. Yagiye ansaba kuza kubana namwe no mu bihe byashize kubera akazi ntibikunde. Uyu munsi ntibyari binyoroheye kuko n'ubundi mfite indi gahunda, amasaha yayo nayo yageze, ariko byose turabikora bize kugenda neza. Nishimiye kubabona abaririmbyi n'abandi batandukanye nabo turi kumwe online. Ngiye kuganira ijambo ry'Imana, bambwiye ko nzaza hano. Nafashe umwanya wo gusenga, mfata umwanya wo gusoma. Imana impereza icyo kuvugana namwe. Nta waza imbere y'abantu bangana batya ngo azane imari iri rojyorojyo, yazana imari idafite icyanga. Ngiye kuganira hejuru y'imbaraga zisunika abera mu rugendo. Ijambo nabazaniye, ijambo nahawe kuganira namwe, ngiye kuvuga ku mbaraga zisunika abera hehe mu rugendo. Turi mu rugendo, mpamvu mwaje hano mwaje kugira ngo mumenye amakuru y'uko urugendo rumeze, kandi umuhanda tunyuramo urimo ambutiyaje nyinshi. Ndashimira Imana rero yateguye urugendo, yarangiza igategura n'imbaraga zisunika abarurimo. Imana ni umuhanga, iyo iteguye urugendo itegura n'impamba y'urugendo kuba rurimo. Hashimwe Imana yateguye uru rugendo,
igategura imbaraga zisunika abakire, izisunika abakene, izisunika bize, izisunika abatize, izisunika ababyibushye, izisunika abananutse, izisunika abashatse, izisunika abatarashaka. Izo mbaraga zose Imana yaraziteguye. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni. Ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, ngo bagihindura amasoko. Yageze ku 8 aravuga ngo bene abo bagenda bagwiza imbaraga. Yesaya yavuze ngo niyihe intege abarambiwe, n'utibashije imwongera imbaraga. Yavuze ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe bananirwe. Aravuga ngo ariko abategereje Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Muri Ibyo 88 yaravuze ngo numva Yesu anyemeza ngo ko mbuze imbaraga, ngo njye musenga iteka ntacyo nzamuburana. Yageze ku gitero cya 2 aravuga ngo niwe ufite imbaraga zihagije rwose. Mu bintu Imana ifite imbaraga zihagije rwose. Mbabwire ko abantu bahari bafite amahirwe. Dawidi yavuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Guhirwa ni ukuba ufite imbaraga zinesha ubusambanyi buri hano hanze. Guhirwa ni ukuba ufite imbaraga zinesha amagambo ari hano hanze. Kubera igihe mfite wenda Imana izaca inzira simbizi, amahirwe ninyagira nzagaruka. Inyigisho nateguye ndayigabanyamo 2. Nari nzi ko ndavuga imbaraga 10 zisunika abera mu rugendo. Kubera igihe ndavuga imbaraga 4, izindi 6 zisigarwa Imana izaca inzira tubone uburyo bwo kuzivuga. Imana yateguye imbaraga zisunika abera hehe mu rugendo. Hano hanze hari imbaraga zisunika bisi. Imbaraga y'ikofi, mafaranga, umuntu yafite agenda atikoraho. Imbaraga z'intebe, umuntu yicayeho, umuntu aricara kumva ntazahaguruka. Imbaraga z'amashuri, ugasanga umuntu hari n'imbaraga zo guterura ibyuma. Usanga umuntu rwose afite imbaraga. Ariko hari izindi imbaraga no mashaka kubabwira. Imbaraga ya mbere mu mbaraga zisunika abera mu rugendo ni imbaraga yitwa umwuka wera. Uyu mwuka wera umunyamurenge arawukeneye, umuzungu arawukeneye, umunyarwanda arawukeneye, umukire arawukeneye. Umwuka wera ni imbaraga umuntu wese ku rwego ariho, waba dogiteri, waba lisansiye, waba utuye muri etaje, udafite umwuka wera kuzajya mu ijuru bizakugora, no kumenya amakuru y'ijuru bizakugora. Kuko muri Ibyo 88 yaravuze ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa. Aya makuru kugira ngo uyamenye nuko uba ufite umwuka wera. Amen. Umwanditsi w'ibyakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo w'8 yaravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo. Iyo umuntu yakiriye umwuka wera aba umugabo, aratinyuka, arahamya. Umuntu ufite umwuka wera aravuga ukumva, araririmba ukumva, arasirimba ugafashwa. Dukeneye ureke mbabwire, tugabanye ibintu by'umubiri twongera ibintu by'umwuka. Hano hanze hari abatubuzi kuri social media, kuri kamera, umuntu akagutuburira ngo mbonye. Udafite umwuka wera utanga ituro ry'umuhanuzi. Hari imbaraga zisunika abera mu rugendo. Imbaraga yitwa umwuka wera yubaka urugo rugakomera. Nimujya musenga mbere ya byose mujye musaba umwuka wera. Abakobwa bari kujya gusenga basaba abagabo, agashyiraho ibiranga umugabo azashaka. Mana icyambere umugabo uzampa azaba ari bogare, yarateruye ibyuma. Urasaba wateruye ibyuma azaguterura niba ari byo ushaka. Hari imbaraga, munyumve. Hari imbaraga. Hari umusore agatinyuka agasenga Imana ngo uzampa umukobwa ufite amataye, ufite fosete. Saba umuntu wuzuye umwuka wera. Iyi mbaraga yitwa umwuka wera ikubesha i Kigali, iguha amashuri, iguha abana, iguha akazi, iguha icyubahiro. Imbaraga yitwa umwuka wera. Haleluya. Ntabwo tuzayoba inzira, oya, ntabwo tuzayoba inzira, tuzagerayo. Umwuka wera niwe utuyobora inzira. Umwuka wera ajya duha amakuru BBC idatanga, Television Rwanda idatanga,
Mwuka wera atanga amakuru. Hari ayo yampaye 2004 turi gusenga. Mwuka wera arambwira ngo azampa amafaranga. Muzi ko yusenze Imana ijye kubwira ngo izaguha amafaranga. Yarayampaye ntabwo angana na yanyu. Ndayafite pe. Uwansa kaniyamburana 5 ariko hari ubuzima nabayemo no gukora kuri sanfure ya note 100 ari ikibazo. Yari amafaranga yavuye ku Mana ari umwuka ubwe nzaguha amafaranga. Ntuyahindaye. Ntuyanywa inzoga. Amafaranga yavuye ku Mana bafite. None ndi kubona ibimenyetso by'uko ayo yambwiye ndi hafi kuyabona yose. Ngahita nibaza ngo se ninyabona ko ntazayashyira kuri compte bloqué ko numashaka gukora imishinga kugira ngo nzaha abantu akazi nzabigenzane. Abantu iyo bagiye gutanga akazi baravuga ngo tuzaha akazi agomba kuba yujuje ibisabwa. Yarizaye amashuri afite uburambe bunubu ku kazi ariko ngiye umuntu uzakora mu ruganda rwanjye icyambere agomba kuba yaruzuye umwuka wera. Umuntu udafite umwuka wera ariba nibisambo bariba. Tugomba gukoresha abantu buzuye umwuka wera. Ushobora kumbaza ngo wamubwirwa n'iki? Abanyamwuka baramenyana. Niba indaya yo muri Kongo imenya indaya yo muri Amerika, ntago umunyamwuka azayoberwa mugenzi we. Ntago bishoboka. Hari imbaraga zikururana. Abanyamwuka baramenyana. Nta musore w'umunyamwuka ugomba kurongora umukobwa w'umuzayifu udafite umwuka wera. Uruzuzwa akibaza ibyo urimo wasirimba akabona ntibijyana. Iyo ko muri abanyamwuka mwembi connection zirakururana ibintu bikoroha. Hakenewe imbaraga yitwa iki? Umwuka wera. Iyi mbaraga yitwa umwuka wera. Umusore witwa Yosefu yarayifite. Muzasoma Itangiriro 41 hagera kwa Potifari. Umwuka wera aramubwira ngo ahijisho ry'abantu ritari hari ijisho ry'Imana. Ufite umwuka wera naho abantu batabona nta cyaha ukora. Umwami ngo arose inzozi ziramuyobera. Bahamagaza ngo umuntu ushobora gusobanura inzozi. Baravuga ngo nta wundi wazisobanura hakenewe umunyamwuka. Ubu system igiye gukenera abantu b'abanyamwuka kuko hari ibintu by'amayobera bigiye kuza bitazasobanurwa na technology, bitazasobanurwa na science, bizasobanurwa n'abanyamwuka. Bahamagaye Yosefu ageze imbere ya Farawo aramubwira ngo warose iki? Aravuga ngo narose inka 7 zinanutse na 7 zibyibushye n'amahundo y'iminambe. Aramubwira ngo ceceka nsobanura inzozi. Aramubwira ngo ni imyaka 7 y'inzara ni imyaka 7 y'uburumbuke. Farawo aravuga ngo tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu urimo iki? Uri mu mwuka. Dukeneye abagore bafite umwuka w'Imana. Dukeneye abavuga butumwa bafite umwuka w'Imana. Dukeneye abaririmbyi bafite umwuka w'Imana. Umwami Nebukadinezari ngo yigeze akora ibintu ababaza Imana ngo yicaye muri sare nk'uko twicaye ngo ikiganza kiraza cyandika ku rusika ngo mene tekero fariseri. Ngo abari baraho bose babona iyo nyandiko kuva babaho. Baravuga bati inyandiko kugira ngo isobanurwe ni muzana abapfumu. Bazana abapfumu yakubitaho ijisho yatera bikanga. Baravuga ngo ariko hari umuhungu witwa Daniyeli. Uwo muhungu n'umunyagano yigeze yanga kurya inyama abandi baziriye, yanga kunywa vino abandi bayinyweye. Ibene biriya bintu ni ujye ubisoma. Bajya kuzana Daniyeli. Ngo hageze abwira umwami ati byagenze bite? Ati niriya jambo ryitwa mene tekero fariseri. Daniyeli ati ririya risomwa n'abantu b'icyura mwaka. Mene ati abanyabwenge barahabyanze. Abi BUTARE byari byanze, aba Harvard byari byanze. Hakenewe abantu bafite umwuka. Maze Daniyeli arangije umwami ngo amubonye aramubwiye ngo numvise bakuvuga ku mwuka w'Imana. Mureke batuvuge bagira amakuru bavuga. Muri quartier bakuvuga iki? Ni iki bakuvuga muri societe? Ni iki bakuvuga kuri volutwaye? Bakuvuga iki? Daniyeli arangije abwira umwami ati mene ni ijambo rivuze ngo wapimwe, wasizwe ko munzani, ibiro byagaragaye ko bidashyitse. Abari baraho bati dore umwana wize mujye mureka ibyo mwirirwa mubeshyasha. Nende wari kubwira umwami ngo ntashyitse. Hakenewe abantu bita ubusambanyi bakabwita ubusambanyi. Hari ibintu abantu bari kubatiza bakeza. Umunyamwuka arahaticara. Hari ibyo atarya, yewe hari n'ibyo atambara. Uranyumvise ibintu mvuze? Hari n'abatagendana nabo. Umunyamwuka agira umwihariko. Dufite ikibazo abantu babakivunye. Tukimenya abanyamwuka no n'ibintu by'umwuka mwabizanye ibintu by'ubusirimu n'ubujaji ntibikunda ntibyemera. Umwuka wera w'Imana. Iyo ni imbaraga ya mbere isunika bera mu rugendo. Ngira umwanya ngo mbabwire ibyo umwuka avuga. Ndagukurikira inyigisho zanyu kenshi mamona abagabo babyina n'abandi. Rya abantu babyinaga umwuka wera akamanuka akavuga ko turabyina ugasanga rimwe turangije nta ry'umwuka tubwiye.
tugasenga tukarangiza amateraniro nta kintu umwuka tubwiye. Hana abanyamwuka bateraniye bahakura amakuru. Muranyumvise ibintu mvuze? Mwuka wera w'Imana. Imbaraga ya kabiri isunika abera mu rugendo ni imbaraga yitwa gusenga, amasengesho. Imbaraga yitwa kugira gute? Gusenga. Iri jambo ryitwa gusenga ni ijambo ryoroshye kurivuga no kuriririmba. Gusenga n'ubu mwaje kugira gute? Gusenga. Ariko niba hari ikintu kigoye gushyira mu bikorwa no gusenga biteye ubwoba. Urakoze gusenga kubera ko abantu babitinya. Hari ababitinyutse mu ubuzima busanzwe baravuga ngo nabavuga ubutumwa babigize umwuga. Bavuga ubutumwa ngo babigize umwuga. Noneho umunyantege nke yumvisha umuntu avuze ngo muvuga ubutumwa babigize umwuga ahita amuha ibyifuzo. Uzayimbwirire, uzayimbarize. Ariko mureke mbabaze, aya masengesho y'amakredi mutunze mwagujije mubona azabageza kuki? Umuntu arajya kuri channel ngo agashyiraho nimero ze ngo mujye muhamagara ngo basengere. Mureke mbabwire, gusenga ni igikorwa cy'umuntu ku giti cye, kubera ko niwe ubuzi ibyo asengera. Ngewe maze imyaka 9 nshatse nubatse, ndi mu nzu ya 8 nkodesha. Maze imyaka 9 nubatse, inzu ndimo nkodesha ni inzu ya 8. Ukumva umuntu aratinyutse arampamagaye ngo mukozi w'Imana ngusengera ngo Imana izampa inzu, genda yigira. Oya tujye dushyira ukuri ahagaragara. Kambivuge madame ajya abimbuza, reka mbivuge. Inzu ya 5 twakodesheje twayigiyemo mvuye mu kazi, nabagamo akazi gahagaze, mbona ntakomeza kuba mu nzu nari ndimo kubera nta salary mfite ya buri kwezi. Mbwira madame dushake akazu kangana n'ubushobozi dufite. Ati genda uyishake, nshaka umukomisiyoneri, dushaka inzu ahantu bita mu hafi ya kuno Maison de Jeunes. Ndagenda njya kumuzana ngo azayirebe. Ayigezeho bitewe niyo yararimo arambwira ngo sheri ngo nukuri ngo iyi nzu sinayibamo. Igihe kimwe nzabigisha ikintu bitihinduka ry'ibihe. Ibihe ntaho bitakubesha no muri kontineri wabamo. Arambwira ati sheri ati inzu ntago nayibamo. Nimunyumvira agatenda kantu kanansekeje katumye ngo atayibamo. Namajije ngo se no kubera icyo utayibamo. Ngo ndi kubona ngo akabati katajya. Akabati ntikajyamo. Ndi kwigisha abantu biwacu bagiye kubaka ingo, nabwiye abakobwa umusore nagutereta akakubwira ko mu nzu y'icyumba kimwe na saro, akakubwira ko mu nzu ya 50 cyangwa ya 20, wikora ikosa ryo gutahana amasahani 70. Ariko mwa bakobwa biriya bisahani muba ugasanga umuntu yikore. Mureke mbabwire rwose, umuntu akazana amasahani 100 mukoze ubukwe muri muzabihombya, muzabijugunya. Adam arambwira ati senyijyamo. None se mbigenze nte? Ati shaka uko bigenza nk'umuntu w'umugabo. Buriya abadamu baratwemera ngo twisuzugura, ariko ntibabura no kutwemera. Ubundi nta musore ujya gutereta umukobwa ngo agenda amuhe kontake, amuhe sheke wenda y'ibihumbi 200. Ni ibintu by'ibigambo nk'ijana. Ukagenda ukamubwira ngo naragukunze, ngo umutima ngo warashize, ngo nzagutuza mu ijuru. Nta na parise. Ni ibintu by'amagambo tujyana gusa. Umuntu wakuje waba amagambo akakunanira kumutunga, wumva utari feke sana. Ndavuga umukobwa nakuye ku Muhima, kumwinjiza mu nzu nibinanira, sindaba ndi umugabo. Ndabwira nti sheri dukora iki? Arambwira ngo nyine ngo genda ushaka umufundi aze agacamo ibice 2, kice kimwe tukigurishe, ikindi tugishyire mu nzu. Ndagendanye mu gakinjiro nza umufundi. Ahageze arakareba aravuga ngo akabati gakoze mu rubaho ruhenze, ni mukagurishe babahe make, mugura koroheje, ani murebe byo muyakoresha. Azana umukiriya wa mbere adukubita 30,000. Twarakaguzane n'5 mu ntega amatwi mu nyumve. Rumeza ruramfata ku mubiri, madame mbona nawe ari imyoje ati ntayo dufata. Bazana umukiriya wa kabiri adukubita 50, bazana wa gatatu adukubita 80, bazana wa kane adukubita 40, bazana wa gatanu adukubita 100. Mbwira madame ntituyafate, dufata 100 kuko bati twaguzane n'5. Mbwira madame none dukora iki? Ati genda ugura ka 80 hasaguke 20. Ndamubwira ko inzu tuyikodesha 100, wareka tukishyura amezi 2. Ko nabonye ibintu bita mare mu gakinjiro nkagura cyamare, twaye dushyiramo amasahani. Hari ibyagutera gusenga, nimushaka musenge nyamara. Arabinyemera ngenda gura mare ya 30,000 ifite ingufure 2, dupangamo amasahani neza, dushyira munsi y'igitanda. Umushyitsi yaje tugakurura mare munsi y'igitanda. Ariko mana
nashaka kubabwira ko amasengesho hari ahantu yagukura isi itagukura. Amasengesho ahantu yagutuza umuryango utagutuza. Niba hari ibintu mugomba, nabwiye abantu ejo bundi ndavuga ngo aho utatuma amafaranga, aho utatuma abanyembaraga, jya utuma amasengesho. Kuko niba hari ikintu kigera kure, muri ibyo 62 yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu ngo agera kure cyane, ngo atambuka n'inyenyeri. Uzi ko muri ibyo yavuze ngo ajya imbere y'Imana ngo agakomanga urugi ashaka kureba. Haleluya! Musenge, mwongere ibihe byo gusenga. Ibyakozwe n'intumwa bijya mu bivuga umugabo witwa Herode yigeze yica abantu. Umunsi umwe afata umugabo witwa Petero, afata Petero ngo ashaka kunezeza abantu, afata umunyamasengesho. Hari abadafatwa, hari abatarogwa, hari abaticwa, hari abatagambanirwa. Afata Petero ngo amugejeje hamwicira, asanga amasaha yarenze, amushyira muri gereza irinzwe n'abasirikari 16. Bibiliya iravuga ngo abitorero ngo bagira umwete, ngo barasenga basabira Petero, bavuga ngo mana, Petero amasengesho yasenze ntapfa. Burya hari amasengesho yahagarika urupfu ku buzima bwawe. Ibi bintu mujye mubizamo muzi ko bishobora guhagarika urupfu ku buzima bwawe. Ngo barasenga, ngo bigeze nijoro, Imana ibwira marayika ngo numvise gusenga, genda ubwire Petero asohoke. Muzasome Bibiliya. Ngo yamukomye mu mbavu. Petero ngo iminyururu yayimuhoshyira dohoka, arabyuka aca ku basirikari 4, aca ku 8, aca kuri 12. Hari ukuntu duca mu barozi ugatambuka ntibamenye ko watambutse, ibyo bateze ukabinyura. Gusenga. Ugusenga abantu babigize iby'abakene, ntabwo gusenga ari iby'abakene. Ariko uzi kubona umukire ari gusenga. Ndi gusaba Imana amafaranga, nk'amafaranga menshi nyasenga ndi umukire. Kubona umukire ari gusenga ni byiza we. Ariko mwabakire mwagiye musenga kuko mukanarira muri gusenga. Kubona umukene ari kurira, umukire ari gusenga arira. Ubona avuga ati n'umukire bagiye bazirwa n'amase. Abantu babaye abanebwe bo gusenga. Umuntu aherutse kumuhamagara mu bihe byashize, arambwira ngo ninza nyigisha uko abakire babaho. Abakire bafite uburyo babaho kandi ni bwiza. Yarahamagara arambwira ati abakire ukuntu tubayeho, tangira ubyitoze. Ntese gute? Arambwira ngo buriya abakire ntago bahaha buri kanya. Abivuze mpita nibuka ko madamu ajya kuri botike nk'inshuro 8 ku munsi. Nibagiwe ibitunguru, nibagiwe magi, nibagiwe sauce tomate, nibagiwe Yesu. Yarambujije kubivuga none yarambwira ati biriwe ntuzongere kubivuga. Ajya kuri botike, Yesu we, abakire bose ko bameze. Ajya kwa Mutanga nakagura stock y'icyumweru cyose. Uwo mugabo niko ambwiye. Ati none kubera umwanya mukeya w'amasengesho, ati yumviye kwa Mutanga namaze kubishyira muri stock kuko ntazongera kubona umwanya wo gusenga. Mpita mbisengera y'icyumweru cyose, ngagara mu karyango nkavuga nti Mana ubyeze someni yose. Ubu murarya mudasenze, mukaryama mudasenze, mugafata urugendo mudasenze, abashyitsi babasura ntimusenge, mwarangiza mukabona ko izi mbaraga muzabaho mute mudasenga. Uranyumvise ibintu mvuze? Ibintu mvuze murimo murabyumva? Ntihakagira ubusirimu buzakubuza gusenga, ntihakagira imodoka izakubuza gusenga. Gusenga no abantu twasenze twumvisha Imana ivuga. 2004 bantu bicyango gukwigisha ahantu mbura imyenda ngenda nambaye, ntira umuntu ipataro. Arambwira ngo ndagutiza ipataro nze kumva ijambo uraza kuvuga wambaye ipataro yanjye. Amasengesho ajya ahindura ubuzima bw'abantu. Hari igihe mutubona hano mukagira ngo nuko byari bimeze. Ufashe nk'ifoto yawe ya 2015 gusa byonyine ni imyaka 5 ishize cyangwa 6, urireba ukiyoberwa. Ndamubwira nti nta kibazo rwose ntizi ipataro. Arambwira ngo ndagutiza ariko ndaguherekeza ze kumva ukuntu uraza kuvuga wambaye ipataro yanjye. Arantiza tujyanye aho nari ngiye kwigisha icyo gihe, twavugaga tuguruka dusimbuka, abantu twari mu bubyutse bukomeye. Ndabwiriza umukandara wa nkurekukaho gatoya, ya pataro ijya munsi y'inkweto sinabimenya. Mbwiriza nyikandagira ndavuga, duhuje amaso umuntu ari kwishima mu mutwe ndavuga. Arahaguruka nsanga ku gatuti nkuje kunkora protocol, aranyongorera arambwira ngo Boniface jya ukandagira aho uri kwikandagira. Amasengesho yaratwambitse. Nukuri mubone twambaye mugire n'amasengesho ibi byavuye mu masengesho. Nimusenga muzambara neza, nimusenga muzarya neza, nimusenga muzaryama neza,
nimusenga nta kimana itazabakorera. Imbaraga ya kabiri isunika abera mu rugendo ni imbaraga yitwa kugira ute? Gusenga. Navuze ngo iya mbere ni umwuka wera, iya kabiri ni ugusenga. Imbaraga ya gatatu isunika abera mu rugendo ni imbaraga yitwa kubabarira. Imbabazi. Dufite abantu batagira imbabazi kandi baba mu murimo w'Imana. Matayo yaranditse 5:7 aravuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazagira bate? Bazazigirirwa. Dufite abakazana batumvikana na banyirabukwe, abakwe batumvikana na basebukwe, abana batumvikana n'ababyeyi, abaririmbyi batumvikana n'abayobozi. Umuntu akaba mu murimo afite umuntu yanze kubabarira. Iyi mbaraga yitwa kubabarira. Mube mu murimo w'Imana mufite umutima ubabarira. Imbaraga ya kane, ngo navuze ko hasigaye 6 Imana izaca inzira. Imbaraga ya kane isunika abera mu rugendo ni imbaraga yitwa ubwenge. Iki? Ubwenge. Dufite abantu bari kubwiriza badafite ubwenge, abantu bakaririmba badafite ubwenge, abantu bagahanura badafite ubwenge. Kandi Yakobo yandika yaravuze ngo muri mwe niba hari ubuze ubwenge ntabusaba Imana. Mu bintu Imana itanga, umwanditsi yaravuze ngo ibutanga itishama, nta bugugu. Imana nta bugugu igira, ntibugurisha. Ubumenyi turabugura, ariko ubwenge bw'Imana, ubwenge bw'Imana mushaka uburyo mubwira Imana ibahereza ubwenge. Urugo rutarimo ubwenge rurasenyuka. Itorero ridafite abanyabwenge buva ku Mana rirasenyuka. Ndabinginze bene data, mwiri teraniro murimo musaba Imana ibahereza imbaraga yitwa iki? Uru rugendo turimo kugira ngo tuzarusohoza amahoro nuko tugwiza abanyabwenge mu nzu y'Imana. Bibiri ivuga umuhungu witwa Salomo mwene Dawidi mu bami bimye ingoma ari batoya. Salomo abamo, amaze kwima ingoma abona agiye kuyobora abalisansiye, abona agiye kuyobora abadogiteri, afata ibitambo 1000 ajya ku musozi Gibeyoni. Aravuga ngo reka njye gushimira Imana ko yampaye ubutware nkiri muto. Ageze ku musozi abwira Imana ngo naje kugushima. Aya magambo yamfashe ndi gusoma. Imana iramubwira ngo ubugize umutima wo kuza gushima, shaka kukongera ikindi kintu, saba icyo ushaka. Urumva naguha iki? Ubu none buri wese Imana imubwiye ngo nsaba icyo ushaka, buri wese afite uko yasaba. Yamenya nahita nsaba imodoka kubera ukuntu motije nyirukankana, menya nabwira Imana basi umpaye akamodoka, cyangwa se nkaba nasaba inzu. Ariko mwene Dawidi abwira Imana ati Imana ibyisi byose ndabira nkabona bigoye, nyihera ikintu cyitwa iki? Ubwenge. 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 Nari nshatse kuvuga ngo umuntu wese uba mu buzima budafite ubwenge buva ku Mana, n'urugo ari urugo, ari famiye, ari umuryango, biramunanira. Kansoreze kwa iminota yanjye yagiye. Mu buzima tubayemo nabwiye ngo ngize imyaka 9 nshatse urugo. Nyuma yanjye hari abantu nzi bakoze divorce bashatse nyuma yanjye kandi bandusha ubushobozi, bafite n'amazu. Hari nabo nze ejo bundi bagiye gukora divorce bageze mu rukiko, umugore abwira abacamanza ati ngiye numashaka kuburana mu Gifaransa, umugabo wanjye aburane mu rurimi ashaka. Ariko abanyabwenge bahagita barahira ku idarapo, barahiye mu rurimi rumwe, ariko divorce buri wese aravuga mu rurimi yumva. Ndatangara. Ubwenge bwubaka urugo. Igihe kimwe n'abantu mu giterane cyo bashakanye bari bagiye bafata couple bagenda bicaza umugabo n'umugore mu icyo giterane, bampa umwanya wo kwigisha. Icyo gihe narateguye amagambo 10 afasha abantu mu rukundo abashakanye, amagambo 10 akora mu ngo z'abashakanye. Mwayo magambo 10 habamo ijambo rimwe rikoreshwa mu gitondo abantu bararanye babyutse, habamo ijambo ribwira uwo mwararanye ngo mwaramutse mute. Habamo abantu babyuka nk'amatungo, umuntu akabyuka ntaramutse uwo bararanye. N'ubu tuvugana hano barimo kandi mutari mwashakana, telefoni na message waramutse ute, warose iki, wandose, ibigambo biraho. Ariko wagera mu rugo ubwenge bw'Imana, umuntu wakuje iwaba amagambo, ijambo ryitwa waramutse ute mu gitondo ukaribura. Habamo rindi rivuga ngo mwambaye neza. Hari umuntu utajya ubwira uwo babana ko yambaye kandi akirirwa bibwira abandi, ugasanga isi yarashize. Kibazo gikomeye. Noneho ndi kwigisha nimo ndavuga ayo magambo, ngira ngo nageze nko ku ijambo rya 6, imbere yanjye hari yicaye couple y'umugore n'umugabo. Umugore akajya ahindukira umugabo, mbyumva ndi kuvuga, akajya abwira umugabo ati sheri ni wowe bavuze. Mbyumva iteraniro bararivanga, umugore abwira umugabo ati nicyo ni wowe bavuze. Ariko naratangaye,
ubwenge, iyi mbaraga yitwa ubwenge. Narangije kwigisha ngeze hanze, mwarimu waho ngaho azanyirukankaho ati hari abantu bari bicaye hariya bansabye nimero yawe nyibahe, ntibahereze nta kibazo. Ngeze mu rugo mbona nimero 0 irampamagaye ati dutuye mu Kagarama Kicukiro, wigishisha aho twari turi, ati rya jambo dushaka uzaza kuryigisha mu rugo iwacu. Ndavuga niko ntajya nigisha mu ngo, ati utaje ngo uryigishe iwacu urugo rwacu waba urusenye. Ubwenge buzatuma wubaka ingo z'abananiranye. Nagiye mu urwo rugo ngize imyaka 9 nubatse, icyo gihe yari nk'8 cyangwa 7, bo bafite imyaka 15. Ngeze mu iyo famiye, hari ku cyumweru bansaba kuzaza ku wa mbere, mbaho wa mbere ukurikiyeho, barambwira ngo tuzohereza umushoferi azaze kugufata. Bohereje imodoka iza kundeba ahantu nari ntuye. Narasohotse nyikubisa amaso, ndavuga ntibaranjyanye singaruka. Naravuze nshobora kuba hari ibintu navuze, uriya n'amagambo muvugira ahangaha bavuga butumwa, hari ijambo ushobora kuvuga abantu bakazagushaka bakakubura kubera kubura iki? Ubwenge. Bankubise muri ya modoka, tugeze Kicukiro mbona bakingura urupangu rufite amapine. Ninjiye mu nzu, ngeze muri salo nasanzemo intebe z'ibirahure kwicara, nabanje gukoraho ngo numve ko bikomeye. Ndicara. Dufite abantu bafite byose ariko babuze ubwenge mu ngo, barara mu majido, mu migeri, muri karate, mu bitutsi. Ubwenge. Amatara n'inkinda by'amatapi, mbega Salomana y'isi n'ijuru we, irarire muri geto mwirira ibishyimbo ariko mufite ubwenge bw'Imana. Naricaye rero, barambwira ngo ese urafata iki? Cyo kunywa mwampa kaboneka, ati kata hari, sanga bateguye saramanje, sanga hariho ameza ariho ibyo kunywa, iby'ubururu, iby'icyatsi, ibisa n'isombe. Yesu, ibintu biriho ariko ubwenge ntabwo. Uziko dufite abantu baherutse gutamikana muri resebusiyo bashyingiwe, atari yongera gutamika uwo bashakanye kuva bava ku meza ya resebusiyo. None mwumva agashya kabaye aho ngaho. Ndarya maze kurya, barambwira ngo zana rya jambo watwigishije rero. Fata deplicata nari nateguriyeho, ndamasomera ya magambo 10 yafasha abashakanye mu ngo, maze kuyavuga ndavuga nshaka ko dusenga. Umugore arambwira ngo mbere yuko dusenga, nge n'umugabo twumvikanye ko nuza buri wese azakuregera mugenzi we. Muzi ko mu ngo harimo ibibazo, abagabo banditse ibibazo bafitanye n'abagore, n'abagore bandika ibibazo bya, hari ababifite rwose bafite amapaje, abatabifite byanditse biri mu mitima yabo. Umugore yaravuze ati ngiye ubanza kuvuga. Ngaho vuga. Arambwira ati umugabo wanjye n'umwana mwiza ariko murega ikintu kimwe. Niki? Ati ntajya nganiriza. Ati buriya afite amagambo yajyaga ambwira, ngahita numva nguwe neza. Buriya ababyeyi nta kindi bikundira inkuru. Wese hari ikindi mwabakuje iwabo si amagambo. Wowe ukazana umugore wamugeza mu rugo, ukumva uzagura ibitenge n'inkoko n'inyama na twa tugambo twiza wajyaga umubwira. Ubwenge. Umugore arambwira ati rero ndagira ngo yature yihane, yemere ko agiye kujya nganiriza. Ndamwe yashaka ko ajya kuganiriza, ati mu magambo yambwiraga hari ijambo rimwe adaherutse kumbwira maze nk'imyaka 5 ntumva, atarimbwiye nabanguwe neza. Ntinirihe? Ati tukibana yajyaga ambwira ngo mfite amaso nk'ayinyana. Amaso nk'ayinyana we. Ariko kubwira umuntu ngo afite amaso nk'ayinyana ni ikintu gikomeye koko. Ibi bintu bisenye ngo ku rwego divorce ziba. Umugore yararize imbere yanjye, arambwira ati mukozi ati mumbarize, ati urabona mfite amaso ameza, ati ese ni ngewe uramubwira amaso afite? Ararira ati mumbwira, ajya mbwira iryo jambo. Umugabo mbere umwana mwiza yankoreye ikintu gikomeye. Abahanga abateoloji bajya bavuga ngo nta mugabo ugipfa kugikora, nta mugabo ukunda gukoresha ijambo ryitwa mbabarira abwira uwo bashakanye. Ijambo mbabarira ku mugabo ku mugore rikunda kugorana. Abagabo uburyo basaba imbabazi iyo yatsinzwe muri guterana amagambo, uzumva kubwiye ngo tubyihorere. Nubona avuze ngo tubireke, ujye uhita umenya ko yatsinzwe. Buriya ngo abayemeye niko bajya basaba. Navuga ngo tubireke, tayari uzavuga uti karabaye rwose. Noneho uwo mugabo abwira umugore ati madamu nambabarire rwose narahemutse. Umugore ati ndakoreye, atari kuzajya ubimbwira. Ese wahise ubimubwira? Umugabo ahita ambwira umugore ati shatse ufite amaso nk'ayinyana. Ubwenge ni imbaraga ya kane isunika bera mu rugendo. Mbaza umugabo nti we hari icyo urega umugore? Ati nanjye ndakimurega. Hari ijambo riba muri Luka niba atari muri Yohana rivuga ngo ibyo ushaka ko abantu bakugirira aba ari byo bagirira nawe. Buriya ushaka ko bakubwira ko ufite amaso nk'ayinyana, jya ushaka impamvu ituma babikubwira.
Umugabo yarambwiye ati buriya ati nanjye icyo murega ati n'impamvu ntakimubwira iryo jambo ati tukira aba Jeune Marie tumaze nk'umwaka dukoze ubukwe nta munsi n'umwe yajyaga ataha avuye iyo yagiye ngo ataha Tanzania irindazi ati dore nguyu mubaze niba hari irindazi aherutse kunzanira. Mwagize ubwenge koko, mwagize ubwenge koko. Ibikapu mu birunde mu makeup, mu birunde mu bisokozo, mu birunde mwasize amandazi mu gikapu. Erega n'utuntu simple, n'utuntu tworoshye. Aho kamite nkebura ababyeyi bacu ahangaha mama reka kamite mbakemura mufite ikibazo gikomeye. Amandazi n'ay'abana, imineke n'iy'abana, yawurute n'iz'abana, ji n'iz'abana, igikoma ubuse twebwe tuza buriya mwebwe mubigenzuye mukabireba mubona twebwe tuzabaho dute? Iyi mbaraga ya kane yitwa ubwenge. Bantu mwubatse, bantu mufite ingo, nimutagira ubwenge ingo zirasenyuka. Nimutagira ubwenge umurimo w'Imana urahura n'ikibazo. Nitutagira ubwenge ivuga butumwa turi kuvuga ntago riraza kubyara umusaruro. Ko turavuga ibintu rimwe na rimwe hari umuntu ari kugatuta ari kuvuga, hari umuntu ari imbere ya kamera ari kuvuga, kabona avuze ibintu ariko bibuzemo ako kantu kitwa iki? Ubwenge. Ndagira ngo dusenge. Hasigaye izindi mbaraga 6 Imana izaca inzira mu nzira zayo, nibona ko bikwiye ko muryumva ryose ubwo izaca inzira. Imbaraga 6 zisigaye tuzazivuge. Vuza imbaraga yitwa umwuka wera, vuga imbaraga yitwa gusenga, vuga imbaraga yitwa kubabarira, vuga n'imbaraga yitwa iki? Ubwenge. Ibi mu bitahane, mu byandike, mu bigira ibyanyu. Buri muntu wese uzikajya mu ijuru agomba gutunga izi mbaraga zisunika bera hehe. Mana turagushimye, izina ryawe ryubahwe. Dawidi yavuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Yavuze ngo bagenda bagwiza imbaraga. Abanyakigali duhe kugwiza imbaraga, abatuye Kimironko duhe kugwiza imbaraga, abasengera mu matorero atandukanye duhe kugwiza imbaraga, abapfakazi ubahereze kugwiza imbaraga, abafite akazi ubahereze kugwiza imbaraga, abatagafite ubahereze kugwiza imbaraga, abaririmbyi ubahereze kugwiza imbaraga, buri wese mu rwe ruhanda, abacuranga ubahereze kugwiza imbaraga, abatwara imodoka ubahereze kugwiza imbaraga. Turi mu nzira tugenda ujye uduhereza kugwiza imbaraga. Iri teraniro ry'abera harimo abantu bagiye bagira intege nke mw'ibihe bya covid tuvuyemo, imbaraga zirashira. Hari umuririmbyi yavuze ngo ariko ibihe ntibikatumare imbaraga z'umutima. Abantu baracogoye, abantu ntibagisenga, abantu ntibacyuzura umwuka wera, abantu ntibakibabarira, abantu babuze ubwenge. Ariko ijambo ryawe icyo ndikundira ni umwarimu mwiza, buri wese arize amenye icyo agomba gukora kubw'intege nke yumva afite. Nta kindi twakwitura, nta rindi turo dufite, tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu mu izina rya Yesu. Amen. Amen.